hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Host. Nyaboneka barabatakambira baratabaza. Iminsi ibaye mibi nyuma yaho COVID-19 ivugije ubuduha ku isi. Bamwe mu bakora umurimo wo kwicuruza cyangwa se umurimo wo gutambaza amagara yabo baratakamba ubuzima bwabaye bubi. Ntabwo byoroshye kuko amaramuko ntayo rwose. Nk'uyu mujyi wa Gisenyi rero niho byakomejwe kuvugwa cyane ibintu byacitse ku bakobwa bamwe namwe bagendaga bicuruza cyangwa se batunzwe no kugurisha amagara yabo. Ushobora kwibaza utese byagenze bite? Murabizi ko mw'iminsi akazi kahagaze, imirimo yose nkaho yahagaze, ariko by'umwihariko noneho abacuruzaga amagara ntabwo biboroye habe na gatoya. Mu kiganiro twagiranye n'umwe utashatse ko tumuvuga amazina cyangwa se ngo tugire byinshi tumuvugaho, yatubwiye yuko rwose ubu byabaye bibi cyane, ubu ari no gukubitwa ari mu buzima mubi, ndetse ngo binabaye byiza cyane bakorerwa ubuvugizi bugiye butandukanye ngo barebe ko batabarwa cyangwa se bakitabwaho. Ngo nukuri ngo ntago bicyoroshye kuko ngo naho baba ngicyo kurya ngo ni ikibazo gikomeye cyane, ngo baragira utya ngo bakikoza hirya no hino ku mugabo ngo ariko bikanga. Uko byagenda kose ngo n'ugerageje gusimbukira hanze nijoro ngo ari gukubitwa, ngo benshi bakubiswe ngo nubwo ngo batabasha kugaragazwa ngo ariko ngo igiti kiri kubabona ngo bari gukubitwa byatari. Nyaboneka ngo mugire mutabare. Ngo birashoboka yuko ngo mwamwe wafata nkaho ngari ababuze icyo bakora ngo cyangwa se ngo bahaza amagara, ariko kw'incuro ngo bakeneye kubaho, ngo bakeneye ngo batabarwe, ngo rwose ngo nibinarimba bikaba ngombwa ako kazi ngo nibazagasubiramo. Iri ni ijambo twawe n'umukobwa bisa nkaho asanzwe nawe akora uwo mwuga. Yari afite intimba nyinshi, amarira yamanukaga ku maso, ariko yagerageje gukora uko ashoboye. Tumusaba kwihangana ngo atubwire uko bimeze muri make. Ubwo atubwiraga ikiniga cyamufataga akarira. Mu byamurije cyane yatubwiye ko afite murumuna we, yari afite murumuna we bakorana akazi k'uburaya cyangwa se akazi ko gucuruza amagara yabo. Utariko mu ijoro ryashize nibwo yagiye kubonana n'umugabo azi ko ari bumwishyure, ngo ntibamwishyura. Utakwibaza ahubwo ngo byagenze ute? Nyuma yo gukorerwa ibyamfura mbi yakubiswe. Mu kumara gukubitwa yatashye, abandi bari bazi ko ariyo maronko, ahubwo mu kwagera basanga yuzuye ibikomere. Babura uko babigenza, amarira yose barize bikomeye. Mu kugira ngo bagiye gushaka uwo muntu bamubuze, babura uwo batakambira, byari amarira, byari imiborogo. Nyaboneka ndagira ngo nkubwire ubu buzima ntabwo bworoshye. Ubuzima bw'iyi minsi buragoye cyane, by'umwihariko abakora umwuga w'uburaya mubasabire kuko ntabwo bagifite kivugira cyangwa se ntabwo bagifite amaramukiro. Nyaboneka reka nze ngira akantu mwisabira mw'uyu mugoroba. Ushobora kuba ufite mugenzi wawe uzwi ko asanzwe, ubizi neza ko asanzwe akora uyu mwuga. Birashoboka ko wenda ushobora kuba waramugize igicibwa, ariko nyamara mw'iki gihe turimo ni igihe cyo gutabarana tutitaye ku kazi buri wese akora. Birashoboka yuko ushobora uyu munsi kumwegera ukamufasha, ukamuha icyo kurya, uko nawe arababaye mw'iyi minsi. Barababaye cyane kuko iki ni icyorezo cyaje kidateguje. Iyi ni cyagize ingaruka rwose ku bantu benshi mu buryo batari biteze, haba abikorera cyangwa se abakorera inzego zigiye zitandukanye. Murabizi neza yuko rwose ibintu bitoroshye habe na gatoya. Nyamara hari ababaye kurusha abandi nubwo bamwe babyirengagiza. Hari urira ko atari yuko abyifuza ariko nyamara yariye, ariko sinzi impamvu utibuka ko hari utabonye n'icyo cyo kurya habe na gitoya rwose. Reka dutabare dutabara abarimo, dutabare abanyarwanda muri rusange. Urabona ko bashiki bacu bari gukubitwa amanywa nijoro, urabona ko batangiye gukubitwa ibiti byatari ngo niziri kurisha. So urumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigomba kwitabwaho. Uyu mukobwa rero ubwo yakomeza kuganira na Hot Time TV ku marira menshi cyane, yongeye yungamo agira uti nyamara badufata uko bitari. Nyamara tukwisanga nk'ubuzima natwe sitwe twabihisemo, ahubwo ngo n'isi cyangwa se ngo namerekezo cyangwa se umwiviringo w'isi ngo wabiduteye. Benshi kuba bari nk'ubu buzima, yakomeje atubwira ko ngo benshi babana muri ubu buzima ngo batigeze na gato yabishimira ubuzima ngo babayemo. Utahubwo iteka niyo bagira icyo bakitekerezaho ngo bibatera agahinda kenshi n'amarira adasanzwe.
bisanzwe. yamara urugero agira uti birababaza cyane ko wagenda ugahura n'umugabo ijoro ryose ngo byanadimba rwose ngo bakaba babiri, ariko ngo inyiturano ikaba inkoni, ngo rimwe na rimwe barakubitwa ngo ntibahembwe kandi ngo ntibashobora kujya kurega. Ibyo ntabwo bishoboka, ahubwo agahinda bagenda bakagatura uburiri. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ngo uzanasanga mu kazi kabo k'uburaya bahukana cyangwa se badukana ingeso zitari nziza zo kwiyahuza nk'amatabi n'ibindi biyobyabwenge, uko baba bumva ko aribyo bishobora kubamara stress cyangwa se umunani cyangwa se gutekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rega arakubwira uti njye sinshobora kubireka, niba iryo tabi ryanjye ariryo rituma ndeka gutekereza nabi sinshobora kurireka, kuko iyo agahinda kandenze nifatira itabi nkinywera maze nkagira ute nkumva muri njyewe ndatuje basi nkirengagiza za stress. Iki ni ikibazo gikomeye cyane nyabuneka, aba bantu barababaye cyane, nongere mbisubiremo. Amarira yari afite yabigaragazaga. Ni ukuri ndakuraye yuko nimba bishoboka ushobora gufasha umuntu nk'uyu, iyo mirimo nayo uzayibukirwaho kandi uzahemberwa. Umufashe utitaye ku ari we, umufashe witaye ku cyo ubona gikwiye. Iyi si turimo ya none ntago turi kureba ngo uyu muntu ni muntu ki, umuntu yakoraga iki, ahubwo turi kureba uti twatabara ute ubuzima bwa runaka. Reka dutabarane, abababaye twese dufashanye dutabarane mu by'ukuri. Ntiwite kuba umuntu afite poste mbi cyangwa se hari icyo akora kitari cyiza. Iki ni ikize cyo gutabara, mureke nyabuneka dutabare isi yacu. Yari Hot Time TV, umutumwe umukobwa wa Rusizi yatubwiye uti mudusabire ndetse mubwire n'abafite ubushobozi bwo kudufasha nyabuneka n'abadukorera ubuvugizi badutabare, kuko bitari ibyo ngo turapfuye. Ngaye ngukore wa munyarwanda, nimba ukunda umunyarwanda mugenzi wawe, uyu ni umwanya mwiza wo gufasha ndetse utabara n'igihugu cyawe. Murakoze. Ari Hot Time TV, twongeye guhura mu biganiro by'ubutaha. Kora subscribe kugira ngo jya ubasha kuganira natwe 5 kuri 5.